ugende muri aka kagari no muri uyu mudugudu ushobora gusanga noneho ari ahantu hanini cyane ku buryo wowe ubwawe utari buze kugenda aho hantu ngo harangize. Twagerageje kubaza dusanga nta bantu bamuzi. Abantu bamwe na bamwe bakatubwira ati twe twagiye tumubona muri dushe muvayo mukora ubukwe akwambika impeta. Utabaye uwa mbere rero mu kumukurikirana nta wundi muntu wo hanze uzaza kumukurikirana. Wowe ubwawe famiye ye ntayihari, ni wowe ubwawe ugomba kumukurikirana. We na n'inshuti zawe nkatwe nguko imba nigwa mu ibintu by'ikibazo. Hehe haruguru gutya Neko none se mama bimeze biti bira mipango nitugira amahirwe turamugwaho nitutamubona ubwo ngubwo ntako yitwa Sadunda. Azwi nka Sadunda ya Sarina hanga. None ubu ngubu habaye ryari? None ubu ngubu habaye ryari? Habaye saa 9 rero mugende musubire kuryama. Sibyo? Uwo mbwiye kubyuka ryari? Uzumbwiye kubyuka saa 9 saa moya. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongere ngwikaza dukurikiranya kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho cyagana gusika muturu saa 7 nimugoroba samatera gakeka cyagasa mundi cyari kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba kwagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikozana kunyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye. Simaze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze nitakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyikira kampereza abakunzi bacu kaze wowe uri muri Amerika Asia Afrika ndetse na Australia bari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri mu majyaruguru amajyepfo burengerazuba burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko urukundo ugenda tugaragaza umunsi ku munsi ndetse n'inama ugenda utugira umunsi ku munsi tutazahwema cyangwa se tutazahwema kuguhereza ibintu byiza kandi byinshi kandi uburyo ugenda utuganirizamo uburyo ugenda utugira inama turabigushimira cyane. Imana ijye guhumugisha ku gikorwa nk'icyo ngicyo wakoze. Mwabantu mwe muratubona akavumbi katurenze icyo cyaturenze twamanutse imisozi tuzamuka iyindi. Ushobora kwibaza ngo turihe? Ntekereza ko dushobora kuba twateze imodoka ya saa 9 z'ijoro nibo twahagurutse Nyabugogo turamanuka tuzi nahangaha nyuma yo kumenya amakuru ko Sadunda yasaze kandi akaba ari mu karere ka Ngororero. Twafashe imodoka ya saa 10 z'ijoro tuva Nyabugogo turaza tugera ahangaha twahageze hafi mu saa moya gutyo n'iminota 20 nimba nibuka neza siko byari bimeze. Kujya gushaka umuntu wumva ngo ari mu karere ari muri aka karere utazi quartier arimo ari kugenda wiyempoza gusa wenda uvuga ati quartier bari barimo bakoramo ibikorwa bijyanye no kwamamaza ni iyi ngiyi wowe ukajya muri iyo quartier ati aho bamubonye nahanga quartier abari nini tuvuge wenda ushobora kujya ahantu mu murenge umwe igikorwa nimba cyabereye mu murenge ubugizwe n'utugari n'imidugudu igiye itandukanye. Ati ngiye nimba nje muri aka kagari no muri uyu mudugudu ushobora gusanga noneho ari ahantu hanini cyane ku buryo wowe ubwawe utari buze kugenda aho hantu ngo harangize. Twagerageje kubaza dusanga nta bantu bamuzi. Abantu bamwe na bamwe bakatubwira ati twe twagiye tumubona gutya mu makaritsiye twagiye tumubona ca hano gutya na gutya ariko ntibakubwire origine y'ahantu ashobora kuba aherereye nyirizina. Twakoze ingendo twagiye mwabantu mwe ikintu bita inzara yadukubise koko murabibona no ku maso yacu. Turi gushakisha umuntu tutaza ahantu hari Innocent we ndabona yanoze ari cyo bita kunoga handi inzara igukubita ukabura n'amazi yo kunywa handi uba wamanukiye ku gatike gusa. Rero kuva mu icyo gitondo cyose dushaka umuntu twamubuze
turabona n'ubundi nta cyizere gihari cyo kuba umuntu ashobora kuza kuboneka. Turacyashakisha, mudusengere, abashoboye gusenga mudusengere, n'abafite inama zindi bari butugire bazitugire kuko twebwe byamaze kurenga ubwonko bwacu. Innocent bimeze bite? Ko nazongera kumwiruka inyuma. Arega ngiye bure hari ikintu ari umugani umunyarwanda yaciye. Nubwo abantu bagiye bawuca amazi bakawushyira ku ruhande pembeni, ariko yaravuze ngo aho yaciye ntihacu urwango. Shareka. Birababaje. Ariko mbere na mbere uriya nkwibutse ko ni papa w'umwana wawe. Mwarasezeranye, mwarabanye, mwaraye ku gitanda kimwe, mwoga amazi amwe, mujyana muri dushe, muvayo mukora ubukwe, akwambika impeta. Utabaye uwa mbere rero mu kumukurikirana, nta wundi muntu wo hanze uzaza kumukurikirana. Wowe ubwawe, famiye ye ntayihari, ni wowe ubwawe ugomba kumukurikirana. Wenda n'inshuti zawe nkatwe nguko imba nigwa mu ibintu byinshi nkavuga ati reka tugire. Rero reka tukomeze tugerageze dushakishe. Ndi kukubwira si turazamuka anga ndabana amasageze. Sibyo? Si ubona ko habaye saa 9 n'umunota umwe akanya tuvugana. Sibyo? Ye kugerageza saa 9 n'igice nizigera nta kintu twari twabona. Turasubira kuri gare, nuko kuvana hano ngera kuri gare nabwo nabonye ari akasamu. Tugende dushakishe. Urumva imodoka turebe kuntu tugera hehe, tugera i Kigali. Siko bimeze. Nawe ngiye hari ibintu mba nkubwira, nkabubwira ngewe ugurya. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Nimba nshobora kuza ngafata umwanya wanjye tukamanuka ahangaha tukaza tugashakisha umuntu tukamuhebura tukagerageza ibintu bikanga. Oya rega buriya wowe ntago we ubwawe ushaka kutiyumvisha mu buryo ibintu zabisubiramo. Siko bimeze. Ariko tegetswe unoburijwe una kubikora 100% no kundusha. Hanga kubona boutique byibuze nk'umutugere yararagura turagura amandazi turi. Mama tujyane nyine nawe ubwo ngubwo kaba kabaye ngira ngo bibibona. Ahantu tugurira indazi ariko nta kibazo. We twereka ka boutique ubwo inzara yadukubise. Urumva kuzi nangaha no kurya ni ikibazo. Hehe hararuguru gutya. Neko none se mama bimeze bite? Bimeze neza. Inase muraturusha twaje gushaka umuntu tutazi ngarihe, tutazi karitsiye, nukugenda gutya tu. Bira mipangu nitugera amahirwe turamugwaho, nitutamubona ubwo ngubwo ntako. Yitwa Sadunda. Sadunda? Azwi nka Sadunda ya Sarina hanga. Wa Sadunda nabo tuza. Ntago mumuzi. Abantu nta muntu wina hanga ari gumuzi nta numwe. Nta muntu wina hanga umuzi pe. Hawe wamubwirwa n'iki? Ahantu se umuntu yagura akantu. Ako naha haba imineke ryo. Hano haruguru haba imineke. Ahubwo baduha kwiyo mineke akaba ariyo twirira. Nge Innocent ndumva nanarushye pe. Kategereza ahangaha. Ahantu ukuntu harimo gusa. Nawe se urabara kugenda yicarada. Ndumva nanarushye byo kwicara wese ubungu bwari kugira ngo nirigwe ngenda n'ubundi ntaza ahantu ndi kujya. Haje ngo ndavanga ndajya ahangaha. Byarutwa nkiyicarira nyine se nabikora iki? Nabikenze ute kuko. Abantu mwe ari kuntu buriya umuntu aruha, hari kuntu umutwe utekereza amaguru akaruha. Sibyo? Umuntu araturuhije, sibyo? Cyo ni icyambere. Yagiye mu bintu twe tutazi. Ariko turi kurwana no kugira ngo dukavaringe, turi kurwana no kugira ngo dukore icyo cyuho kiwe cyonyine. Ubwira iki? Umuntu agiye mu bintu, agiye kongera gusaza abantu. Bongere birukanke. Muri kimwe abana. Turirukanka. Babatumye kuri boutique. Ngo wapi nawe se bazi byari byo. Nukuri ko Imana ibintu ngiye bimaze kuntera umutwe. None se nimba mu bahano haruguru mwebwe ngo ni mugende mujye mu rugo mujye kuryama amasana aho kuryama saa 9 abana bagomba kuba baryamye sibyo muryama saa 6 mukabyuka ryari none ubu ngubu habaye ryari none ubu ngubu habaye ryari
habaye saa 9 rero mugende musubire kuryama sibyo uwo mbwiye kubyuka ryari uzumbwiye kubyuka saa 9 saa moya ngo mugende rero mu mugiye rero mwabantu mwe gagahenda gashira kandi kari mwibagara arigiye wicara kumva ko ibintu urimo bigiye kurangira cyangwa se ubona iherezo ryabyo uribona hafi sinzi ibintu giye bizarangira hasi simpize pe hagiye nijajara nkabati ibintu giye sinana bisubiramo ibintu sinakongera no kubikora ndamureka yangare nyine kuko niwe witeje urwangara ariko bikarangira bigeze bite bikarangira mbonye nta kuntu wewe n'umusinibwa ari umusinzi n'uwacu sibyo nimba nta bandi banafite bo kumukurikirana turamureka pe yangara gwe ku gasozi bamwe bashobora kubivuga ati Innocente urihambira ugira ute ura n'umugabo wawe ntago barasinyura mu mategeko bavuga ati uyu muntu ntago akiri umugabo wawe sibyo uriya n'umugabo wawe tugomba gukora ibishoboka byose tugashakisha ahantu ari haga batubwiye ngagenda inyuma y'abato bari kwiyamamaza bari kwiyamamaza no si kwabigenza kwamenya se dukora iki ahubwo ngiye bazajya he ejo nyine ikibazo no kumenya ahantu bazajya ubu ngubu dushaka kuba turi kumuhigira hano muri Ngororero ejo ugasanga yagiye za Musanze ugasanga yagiye ikintu rero gihari ni kimwe sibyo ikintu gihari ni kimwe njyewe ngiye kugenda kuko n'ubundi amasara akuze tugikeneye kugenda tugafata imodoka tugataha tugasubira i Kigali njyewe ngiye kugenda ndararamperereje menye neza ahantu ejo bizabera ntohoze nimpamenya neza 100% ndakuhamagara ejo tuzazindukiro tuzabyukireyo hari icyo bitwaye urumva nabyanga we rega uriya muntu nubwo yamimukiye kuri ni papa w'umwana reka tureke gutinda tugende ndagerageza nshakisha amakuru y'ahantu ejo ashobora kuzaba babari ninyamenya ubwo ngubwo nuko nzakubwira dukomeze nyine turwane nabyo no se kwabigenza uti mwabantu naho tugera dusanga dahari komeze mudusengere kandi mudusengere n'Imana tugira urugendo rwiza Imana ibampera umucaruka tutaye Innocent nige kurira ko nakugura umuneke yarano ndabona abanoze tugende sawa rero Imana ibampera umugisha mudusengere ibiri kuba muri kubibona bye bye